Yes, ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba Kigali Mota nk'ibisanzwe ariko no munsi bimvikana turacyari muri Expo kubera hano muri Free Zone nk'ibisanzwe cyari Kigali Mota TV amushaka kwa mwadakurikira mukiye kuri website yacu ni www.kigalimota.com nk'ibisanzwe rero turi kuri stand imwe mu stand mo gukora byinshi bitandukanye muri Expo cyangwa se agaragaza ibikorwa byayo batangira twibwira ndetse banatubwira uburyo babikoramo. Murakoze, amazina yanjye ni Jessica Kayitaramirwa, umushinga wacu ni Wood Magic. Twatojwe n'isubyo art, dukora ibintu byinshi bitandukanye, intebe, ameza, imitako yo mu nzu, ibitanda, dukora ama decoration mu nzu z'abantu, dukora ama jardin, dukora ibintu byinshi bitandukanye. Yes, birumvikana rero mwabyumvishije ko ari uburyo bwa art cyangwa se ubugeni. Naza kuza kumubaza ikibazo wenda kigira gite, ese ibi bintu mwabitangiye igihe kimumaze igihe kingana iki mukora ikaganye n'aka kazi? Okay, murakoze. Twabanje trainingwa na isubyo, twebwe ku giti cyacu tumaze imyaka 2. Maze imyaka 2 mukorera hagana hehe ko musanzwe? Dukorera hariya hafi ya Kacyiru ku Gisozi. Yego, ku Gisozi. Birumvikana rero uraza kuza kunonana kutubwira ese ku busanzwe mwaje hano muri Expo nakaye gashya mwazanye ko mwatwabonye ko mukora meza, intebe bitandukanye, imitako mu nzu bikoze mu nimbaho nko muvuze wood nimbaho, ese nakahe gashya cyangwa se umwihariko mufite urengeje w'abandi baba bikora? Okay, murakoze. Umwihariko wacu dufite nuko ushobora kubona ibi bikoresho ukabisanga wenda n'ahandi, ariko twebwe umwihariko wacu nuko biba bifite garanti, biba bifite umwimerere wabyo, ni ibintu biramba kandi byiza, binogeye amaso, ni byiza cyane, biba bifite igihe kirekire cyo kuramba. Yego. Ese umvikana ushaka intebe nziza cyane cyangwa se nameza meza cyane yo kurira, imitako itandukanye yo wakoresha mu nzu yawe wazanga muri Wood Magic. Umvikana rero ndaza kuza kumubaza noneho ku busanzwe uni ku munsi wa mbere wa hino Expo ni kubera muri Free Zone, waza kutubwira ese mwabonye mute uno munsi wa mbere, ese byabandigiye n'icyo mwabonye ari byiza cyangwa hari undi buryo kwibonamo? Umunsi twabonye neza, nubwo wenda abantu batari bagura, ariko nukubera ko wenda uratekereza ukavuga uti ni kuwa mbere abantu benshi bari mu kazi, twibaza ko wenda mu masaha nimugura abantu bava ku kazi biri bubize kuba ari byiza cyane kurushaho. Yego. Ese birumvikana rero wenda nkubaza ikibazo cyane maze watubwira ku burjanye n'uburyo mo kubonamo Expo ishaka kuzarangira hari icyo maze kubona, ese hari ibyo mwatangiye kubona nk'ishusho y'ino Expo dusobanura muri makeya uburyo mo kuba wabibona muri no Expo ground mo kubera hanga? Yego, ibintu ni byiza cyane kubera ko abantu bakunze ibicuruzwa byacu, babikunze cyane, babyishimiye, benshi bagiye batwara amanimero bashaka gukoresha amakomande. Ibintu ni byiza cyane, abantu baragura, bari bugure, turabyizeye. Birumvikana rero iracyari Kigali Mota nk'ibisanzwe, turacyari muri Expo muri Free Zone. Ndikwe n'abasore babiri n'abasore bato n'urubyiruko nk'abagenzi bacu baza kujya badusobanura byinshi bitandukanye bagenda bakora muri Expo. Birumvikana n'uburyo bwa art cyangwa se ubugeni mu Kinyarwanda. Ndaza guhera ku buryo bwanjye twibwira. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Muberabiro Jean Marie Vianney, nkaba ndumwe mu bagize ino company ya Wood Magic. Murakoze. Yes, bamwita birori, mubera birori, right? Nanjye nitwa Rutabaye Ivan, nanjye nkora muri no Magic Wood. Magic Wood. Birumvikana rero hari byinshi bagenda bakora cyangwa se bijyanye n'ubugeni. Ndashaka ngo umwe muri mwebwe adusobanurire ese ibintu bikorwa gute. Ndimo kubona hano ibintu byinshi bitandukanye hano inyuma za Home Sweet Love mwebo kwibona cyane ahangaha, ese mudusobanurire bikorwa gute ibintu? Ubundi bisaba nanone kuba ufite talent, nanone dufite ishuri ribitwigisha, tukagira n'ubushake. Ubundi mbere na mbere no kuba ufite ubushake, ubikunda, ni ibintu byoroha, tubikoresha intoki, ni ibintu nyine umuntu yabigusobanuriye tubona ko byoroshye. Hari ibyo dukoresha dushushanya, hari utugozi n'ubukorikori nyine, ariko buri muntu wese ubishatse yabimenya. Ese ndaza kubaza mugenzi wanjye hano hirya, wabyizigiye kingana cyangwa se byagufashije kingana kugira ngo umenye ibintu? Murakoze cyane. Ibi ngibi ngiye najemo wenda nzi gushanya ibituntu nyine dusanzwe duke, ariko uko nagiye mbona nyine bari kudutraininga batwereka utundi tuntu twibanze, ngiye nago byumva yuje ufite ikintu ufite mu mutwe wawe ntago bigutwara igihe kinini. Ngiye rano ngiye byantwaye nk'amezi nka 3 kugira ngo mbemenye utuntu twinshi cyane nyine nk'ibi ngibi muri kubona ahangaha, ibintu bya furniture bya sudire, ibintu bya mbese ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bijyanye n'ubugeni. Numva ngiye nago byangoye cyane kuko nari mfite mu mutwe kandi mfite n'ubushake bwo kubimenya cyane.
Yes, birumvikana rero ni impano ndetse no kuba bagira ubushake. Ndaza kuza kubaza nanone gatoya, ese mu kubona mu ino expo urabona ni iki muhitezemo, mwaje kwerekana ibyo mukora yego, ese mutizemo iki nka Woods Magic? Turashaka ubundi mbere na mbere turashaka kugira ngo twerekane ko abanyarwanda hari ikintu twakora, ko bamwe bafite imyumvire yuko ibintu byo mu Rwanda bidafite quality nyine iri hejuru. So turashaka tugira ngo tubereke mbere na mbere ntago ari amafaranga cyane. Cyambere no kubereka ko hari ibintu twakora bidasa nk'ibyo hanze kandi natwe twikoreye mu maboko yacu y'abanyarwanda bishobora kutugira n'akamaro kandi nkuko mwabonye ni ibintu byiza. Hari n'abatizera ko tubikora bakagira ngo wenda ni ibintu tugura tukahita tuza gupresent, ariko ni ibintu twikorera. Rero icyo twaje muri expo dushaka no kwereka abanyarwanda ko dushoboye, ko hari ikintu twakora natwe ntitukite ku banyamahanga cyane. Birumvikana rero ni byinshi cyane, ni Woods Art nk'ibisanzwe cyangwa se ni Woods Magic. Niba kubona hari byinshi cyane bitandukanye bagenda bakora, dore ko bakoze amafoto atandukanye, utuntu tandukanye home sweet love. By the way, ndashaka kuza mbabazi noneho ese mubuhe buryo mwunguka mose cyangwa se murabigurisha? Yego ndabyumva. Ese hanga muri expo hari ibyo mwamatangiye kubona cyangwa se ku munsi wa mbere hari kimwe mwatangiye kubonamo? Murakoze cyane. Nk'ubu ngubu kwa kari nk'uko munsi wa mbere turibo turatangira, just nyine turi kwereka abantu baza babyishimira, ariko urana ko abantu ntago baratangira kuba benshi, ko ntago baratangira kubyitabira cyane no masaha atari meza cyane y'akazi, abantu wenda bavuye mu kazi, ariko turizera neza ko mu kigoroba abantu baba bari kuhagera bagenda bareba ko banatangiye no kugura ibintu byacu bice na bike. Yes, birumvikana. Nabaza mugenzi wawe intumbero yanyu muri make ya nahagana he cyangwa se mushaka kugera hagana he? Twebwe intumbero yacu nkuko nabikubwiye, turashaka gukora ibintu birusha n'ibyo mu mahanga. Noneho n'abanyamahanga baze batwigireho nyine barebe ko natwe dushoboye, kandi tubanze tumenye ko abanyarwanda ese ibintu byacu barabikunda. Intumbero yacu no gukundisha abanyarwanda ibyo mu Rwanda, kandi tukanongukamo bien sûr. Numva nituba tugurira amafaranga tuyabona, urumva tuzaba twiteza imbere dukora n'ibindi birenze ibingibi. Ntabwo tuzaguma ahanga, tuzagenda dushaka n'ibindi bigiye bitandukanye, tube developed natwe tumenyekane nyine. Yes, birumvikana rero no kumenyekana harimo no kuba mwakoresha impano zanyu mukajya mwama amafaranga atandukanye cyangwa se namwe kunguka nk'ubusanzwe mugatera imbere nk'urubyiruko. Reka mbashimire rero by'umwihariko. Murakoze cyane. Yes, birumvikana rero yari Kigali muta nk'ibisanzwe, turi muri Woods Magic aho mwaraga byinshi bitandukanye ubujyanye n'ubugeni. Nizere ko namwe aho ko turebera hanga nka Kigali Monitor TV komeza kuba mwadukanye byinshi bitandukanye. Mbashimire baho mushaka mwadukurikirana muciye kuri website yacu www.kigalimonitor.com mukabona amakuru atandukanye ndetse n'ibintu byinshi biba bitandukanye. Mbashimire, ciao, asira vista na Ismail Muhinda.